umuntu wese wantutse, abantu mwese mwantutse ngo ndakagire, abantu mutukana kuri YouTube channel mwese, ejo nishyiraho akavideo umuntu arangije arantuka igitutsi kibi cyane, byambabaje pe. Mugabanye ibitutsi, kandi ikindi mugabanye amashyari. Niba umuntu yikoreye akantu mujye mugabanya umunwa, mujye mureba ariko mutanduranye. Hari abababwiye ngo mutukane, ibyo ntabwo ari byo. Biberutse kubafunga abo bantu baba bafite imico mibi nk'iyo. Ntuka kure mwabigana ndanabiyamye. Nk'uko mubizi ndi mushyashya muri Amerika, njyewe nkaba natuye muri Amerika, ariko nk'uko yambwa ijya ibivuga njye ntuye muri Canada. Kandi hano hantu ndi murahabona, ni ahantu karike pare, ndi kwinywera akantu, nagiye kureba abazungu baherereye hariya hepfo. Mperutse guhura na Sabe rero mbasetsa. Nahuye na Sabe atembera mu mihanda yo mu Bubiligi. Mu Bubiligi se shaho haba iki? Kandi nk'ahantu nk'ahandi. Niko Sabe, nongere nkubaze. Urenda utembera mu mihanda yo mu Bubiligi, u Rwanda rwararutembereye, wararubonye uko rumeze? Abaturage babuze ibibazo byabo. Kugenda ukibariza abakire gusa ukabakoresha interview, abantu bafite, wajya ugera no mu byaro ugakora ukareba uko bameze, ukabaza nk'abakecuru ubuzima bwabo babayeho. Urarenda ujya kwakira bariya batuye mu mujyi wa Kigali gusa, ubakirira kuri hoteli. Wazageze na za Nyagatare, za Musanze, za Kibungo, ubwo hari Eastgate, nubwo hagoswe haba hari hasi kweri, wanyarukiyeyo kweri ukabareba. Mukore subscribe kuri channel kakajwi tu channel tu, mukore subscribe kandi mushare na video zacu. Turashimye. Ciao ciao.